waragiye urazimya ntabwo ubwira sinzi ukuntu nameze subira ngo narakubwiye ngo ntabwo mvuguma wabwira narakubwiye ngo ntabwo wowe wantera ubwoba mbonye iziba ntabwo wantera ubwoba n'umunsi uyu umwe umunsi uyu ntuwufitiye ubuzima ntuwufitiye hasi uzuze kunyishuma kumana yaje zacu umugore ngo wabyaye nawe wamusobanura ko uma hasoni bana yanjye ubwo ntidukwiye kuba ushaka kuvugana nawe abasore kubanza mesaje washaka kuvugana nawe washaka kuvugana nawe washaka kubana n'abana washaka jewe nakubwiye ubusabe wabonye bwaje kukubwira ngo ngire kuvugana nawe wowe mbonye izina wowe numara wamara intambara bigende buto umwungura iki mu bitekerezo niku komanda yacu mbavugisha narakubwiye ngo uzazugoroka ukuntu ugenda ukambura ugasura kandi ukambura ukore sinzi abimenye ukaniyeza n'ibyo udashoboye wabishobora se uzi ugenda umboroke umvoroke mbonye uzi umboroke narakubwiye ngo umboroke singera uwawe so ubundi uzi umboroke urebe iki ndakubwira ngo mesaje abana ni abanyuko cyangwa abana ni abaje bamwe ni abana banyuko cyangwa ni abana banje shaka abana kusitani gira nabi n'ukuri urihenze kabisa ibyo wigize ibyo wikoze uzabyicuza n'umuntu uzinegira n'igihe asoni n'umuryango ashaka ngo kubwira nawe ashaka je ubwenge umva nakubwira nawe ngo singukeneye singushaka singukeneye sindi kukubembereza nakubwira ngo burya si bwo buno urabyumva neza uzuja kuvuga mu bantu anakagenya umuntu wawe bantu ndakubwira n'ibiki nakubwira ngo burya si bwo buno singushaka mu buzima yeme bantu ngaho ni munyumvire kandi uyu ni murumuna wa furaha uyu wishe umugabo ejo bundi umugore wa musirimu uwo ni murumuna wiwe iyo ni audio yatanze murayitegereye namwe ejo ibintu biza kuba ngo ntibabivuze ngo barabifufitse abandi mwese ko murabivugira iki ngaho ni mutegere ariko abwira umugabo uti nawe nzakwica singushaka nawe nzakwica muzukuri mukuru wiwe muramu we ntarabura abonye ko wenda mukuru abonye amahoro abwiye umugabo uti nawe sinkigushaka umugabo ageze aho amubwira ati mpa abana komana ariko mana mpa abana nibo nshaka umugore ati se abana ni abanyoko cyangwa ni abanje ariko aba bana nije babuzaye sinyoko ntabo nguho singushaka mu maso yanjye iyo audio ni kwivuga ndiyayumvikana neza ariko ni kwivuga ibisi bitangaza ibisi bihigo bibaye abantu aho ni muri kayore abantu begereye uyu mama batabara uyu mugabo adapfa nkamenda hamwe yiwe nukuri
batabare ataza kuvamo umwuka neza neza akamarangiza guca mu mafuti. Iyo mbimenya ikaza kuza nyuma. Kituragize icumweru tuvuye gushingura muramu wiwe. None agiye umugabo ati nawe nzakwica. Tuhari wewe singushaka mu maso yanje ate sinigutuzumburoka kongera kandi ukamburokora. Kitwatangire ku makuru urugo rwabo nta n'impamvu zo kwitangiriraho audio murayumvise. Muzagenda muzumva hanze apana hano. Nje ko ndababwira ngo nimutegere mu muna wa Furaha. Ibyo ahaye abwira umugabo wiwe nawe. Singushaka hano nzakwica. Wamumva mu maso ugende uwo n'umugore we bubakanye. Nimugende mutabare Kayobe. Murebe uriya mugabo hakiri kare. Ubu nyine abagore gusa si bose sorry ariko abagore bamwe bubu nyine imiriro yatse nimuza mutabara abantu. Kandi umugabo nawe message iza impa abagabo. Nimba umugore wabona satani yamwije siga umugabo ugende. Siga umugore ugende wa mugabo uva aho ngaho atari ukurajaga mu mpimbo upfe. Siga umugore hakiri kare ugende uje gushaka undi cyangwa ureba huje. Rwose naho atari uko ibintu byarenze inkombe amazi arenze inkombe iwe ntarebeye kuri murumuna wiwe ivyo yarayakoze. Mukuru wiwe nako ivyo yarayakoze. Nawe agiye kubirengaho tinaje mpaka nkurangije. Iyi ni maajabu wa ndugu.